tugarutse kurebera hamwe ibintu bitandukanye umubyeyi akwiriye kwirinda kuko bishobora kuba intandaro yo gutuma ubwenge bw'umwana butakara. Icya mbere umubyeyi akwiriye kwirinda mu by'ukuri ni ukwereka umwana we pasiwadi ye. Pasiwadi ni nk'ingufuri ifunze icyumba. Pasiwadi ikoreshwa muri telefone isobanura ko iyo telefone ibitse amabanga atandukanye atarakwiriye kubonwa n'uwo ari we wese. Mu gihe rero umwana yahawe uburenganzira bwo kwinjira muri telefone, biba bishoboka ko ashobora kugana muri mesaje z'ingenzi nk'izo tujya twandika kuri WhatsApp n'ahandi, bityo agasubiza cyane cyane wenda nk'ababyeyi bafite abakoresha babo, akaba ashobora gusubiza mesaje mu buryo budakwiriye. Ndabyibuka ndi gutekereza gutegura iki kiganiro kuri iyi nsanganyamatsiko, hari umubyeyi umwe wansanze arambwira ati ubu ngubu ndi kwibaza ibyo nza gusobanurira umukoresha wanjye. Umwana wanjye yinjiye muri telefone, arangije asubiza umukoresha wanjye ko ntakiri mu kazi. Tekereza. Ariko kandi nanone kumenyereza umwana pasiwadi igize telefone yawe cyangwa se ifunga telefone yawe ntabwo ari byiza, kuko igihe icyo ari cyo cyose urangaye gato hari ibirangaza byinshi. Nubwo telefone zifite umumaro, yego abana bakwiriye gutozwa gukoresha ikoranabuhanga, ariko byari bikwiriye ko ugira icyumba ubikamo amabanga yihariye ku buryo umwana atazayafungura. Erega aba bana dufite ni abanyabwenge, bazi ubwenge cyane, bazi ubwenge ku buryo rimwe na rimwe bagira amatsiko yo gutekereza ibiganiro ababyeyi babo bakunda kugirana n'abandi. Ibyo bibaho cyane. Hanyuma ikindi kintu umubyeyi akwiriye kwirinda gishobora kukuganisha umwana kubura ubwenge, ni uburyo bwo gutonganya umwana aje ku ishuri. Ntabwo ari byiza ko umubyeyi atonganya umwana mu gihe cyose yaje ku ishuri, kuko ubusanzwe nk'uko tubizi, uko umuntu abyutse ni nako rimwe na rimwe yirirwa. Ndasubiramo, uko umuntu abyutse ni nako rimwe na rimwe yirirwa. Bityo umwana watonganyijwe se cyangwa se wavuye mu rugo atabwiwe neza, biba bigoye ko ari buze kwirirwa yasimira cyangwa se ashishikajwe n'amasomo, kuko yibaza ati noneho ninsubira mu rugo biraza kugenda bite. Ibi ngibi mvuga yego ntabwo biri ku babyeyi bose, ariko ababyeyi bamwe na bamwe bajya bafata udukosa duto na duto tw'abana babo nk'ibintu biremereye, bakumva ko gukosora umwana ari ugutuma ahorana umunabi. Ibyo ntabwo ari byo. Hanyuma ikindi kintu gishobora wenda ntarava kuri iyo ngingo, ahubwo icyiza ni ugutoza umwana uburyo bw'uko nawe ku giti cye akwiriye kurema amarangamutima akwiriye, ni ukuvuga ibyiyumvo muri we bikwiriye biri buze gutuma aza kuguha raporo nziza nk'uko mu biganiro byagiye bitambutse twagiye tubabwira. Ikindi nanone gishobora gutuma ubwenge bw'umwana budakora neza cyangwa se ubwenge bw'umwana budatanga umusaruro uko bikwiriye, ni ukwizera umwana birenze igipimo. Hari ababyeyi bamwe na bamwe bajya bizera abana babo ku buryo burenze igipimo, bityo bigatuma icyakabaye nko kwiga bwa buryo bw'imibereho umwana yari akwiriye kwiga kubana n'abandi, se gufasha ababyeyi, ugasanga agize icyo bita kwiyizera bihagije. Noneho uku kwizera bihagije nabyo ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza ko umwana agira kwiyumva ko ari we supa, ari ufata ibyemezo.
hari igihe kigera umubyeyi yagira icyemezo afata agamije wenda gukosora umwana we, umwana akiyumvisha ko mu by'ukuri nawe ari umwe mu batangabitekerezo, kandi ko igitekerezo cy'umubyeyi atari cyo kamara kuri we, ko nawe afite ibitekerezo bye kandi byayobora. Bityo ahakabaye ko umwana akosorwa, hagasimburwa resistance cyangwa se gutsimbarara k'umwana. Ibyo iyo biba cyangwa se iyo bimeze gutyo, ntabwo twavuga ko ari uburyo bwiza bwo gutoza umwana. Ikindi gikomeye cyane gishobora gutuma umwana ashobora kutitwara neza mu by'ubwenge ni uburyo bwo kumuhongera. Hano ndashaka kuvuga iki? Umwana yakoze amakosa, wamaze kumuhana, byagaragaye, warangiza ugashaka utuntu tw'uduhozo turi bumuhoze, umubwira amagambo runaka, ceceka mwana wanjye rwose ntabwo nabishakaga. Oya, niba wahannye umwana ugamije ko ari bwikosore cyangwa se ari buhindure imyitwarire, reka kugaruka umwereka ko ahubwo kuba wamuhannye ari byagutunguye cyangwa se ari impanuka. Hari ibihano bitandukanye uha umwana, umunyuzaho akanyafu, umuha ibyo ari buze gukora, ndetse ukanamutegeka kubikora neza. Reka kwereka umwana ko ibyo byose wamuhaye ugamije kumucyase cyangwa se kumuhindura, wenda kuri wowe byabaye nk'ibitunguranye. Hari ingingo nyinshi cyane inshuti bakunzi bacu, mbibutsa ko turi kuganira ku byo umubyeyi akwiriye kwirinda mu by'ukuri kugira ngo ubwenge bw'umwana bushobore kuba ku murongo. Ndabibutsa ko nababwiye ko umubyeyi adakwiriye kumenyereza umwana we kumenya password akoresha muri telefone. Ibyo ntabwo ari byo. Ikindi nababwiye ni uburyo bwo gutonganya umwana agiye ku ishuri. Ibyo rwose babyeyi, ntabwo mu by'ukuri bikwiriye ko umwana mu gihe agiye kujya ku ishuri abanza kunyura mu ntonganya. Ikindi twavuzeho ni ikijyanye no kwizera umwana birenze igipimo, bituma umwana atekereza ko ari we kamara, donc bishobora kumukururira kugushyanuka. Hanyuma ikindi twaje kuvugaho ni uburyo bwo kudahongera umwana. Ntabwo ari byiza guhongera umwana umubwira naguhanye, ceceka rwose byantunguye. Oya. Hanyuma ikindi cya nyuma ni ukumenyereza, kwirinda kumenyereza umwana icyumba cyawe. Ntabwo ari byiza ko ufata umwana ngo umumenyereze icyumba cyawe. Icyumba ni ahantu h'ishingiro umuntu uwo ari we wese adakwiriye kumenyera. Icyumba uryamamo ntabwo ari byiza kukimenyereza umwana, kuko uko umwana agenda akura mu bitekerezo, mu myumvire, mu migirire, agenda arushaho kuvumbura bimwe na bimwe. Ni byiza ko rero umwana amenyerezwa kutinjira uko yiboneye mu cyumba cy'umubyeyi. Turabashimiye rero, tubashimiye ko mudukunda. Naho ubutaha, mugire amahoro y'Imana.